Kadusome igitabo cy'abacamanza ibice byaho ni 9 murongo w'8. Ijambo ry'Imana riravuze ngo kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini urabibaza uti mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino dutegeke. Umuzabibu urabibaza uti mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Ibiti byose bihera ko byinginga umufatangwe biti ngwino dutegeke. Mufatangwe usubiza ibiti uti ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Imana idufashe. Ijambo riravuga ngo mbese icyo wasimbuje amavuta kirayaruta. Icyo wasimbuje amavuta kirayaruta. Icyo wasimbuje imbaraga kiraziruta. Icyo wasimbuje ibihe byo gusenga kirabiruta. Toka di beneface more enestance. Icyo warisimbuje kirabiruta. Icyambere, uyu mufatangwe wenda nubwo wari ufite imanza nyinshi, mufatangwe waravuga ati ngewe ndemera kubayobora kuko nta n'icyo waramiraga. Reka tujye tuvugisha ukuri cyane. Gusa warababwiye ati ndabyemeye ariko kuri kondisiyo. Ubundi ni wowe bisaba gushishoza. Ntabwo uriya muri kugendana cyangwa uriya ushaka kukwambura ubwiza bw'Imana, ntabwo ari ngombwa gushishoza, kubera yuko ibyo akora n'ubundi ntacyo ahomba. Ntaho ava, ntaho n'ubundi yarari. Ariko wowe arakuvana mu bwiza bw'Imana, arakuvana mu bihe byiza byo gusenga, arakuvana mu mwanya, aratuma uhungabana, arakwambura ubwiza bw'Imana, aranyeganyeza itabaza ryawe, aratuma amaso yawe atareba, arakurangaza n'igisha ukabaza n'igikereza abagenzi. Ashinzwe gutuma umutima wawe ujarajana, ariko we ntacyo ahomba. Niyo mpamvu umufatanga uri buvuga ati ndabayobora, ndabyemera, mwemere kwisunga igicucu cyanjye, mwemere intege nke zanjye n'ubugufi bwanjye. Mufatangwe murabizi ko urandaranda, uravuga ati mwebwe mwamwerayo tereko ngiye mu bagutoye sindimo. Tumva umutini ataya mu bagutoye sindimo. Atuma umuzabibu ati hoya mu bagutoye sindimo. Inturusu nini na za mayideni na za pinusi n'imivumu n'imiko nibyo byakubwiye ngo biragutoye. Mufatanga uti noneho rero abo bemeye kuntora nimuze, ngewe ndarandaranda, uburebure bwanyu mu bumanure muce hasi, mujye munsi mwisunga igicucu cyanjye. Ninjye boss, nge ndi boss, ndafande. Bitari ibyo umuriro nuva mu mufatanga uzatwika imyerezi yose y'i Lebanoni. Umwelayo gushyira ku munzani, ushyira ku munzani amavuta yawo,
umuntu w'Imana n'impumuro nziza kuba bari kumwe nabo batari kumwe. Ibirabongo muri inzandiko zisomwa n'abantu bose, muri inzandiko muri amatabaza ateretse ku mpinga y'imisozi atabasha kwinjira. Ako kanya oteta la stella ndiri na itika wast umwera yurabango ntabwo narekeshwa amavuta yanjye, ntabwo narekeshwa amavuta yanjye y'igiciro no kujya kwirirwa mu ngabana hejuru y'ibiti, ntabwo narekeshwa guhanura no kwirirwa ni kugendana n'abantu, ntabwo narekeshwa. Ntabwo narekeshwa amasengesho yanjye, ntabwo narekeshwa ibihe byanjye byirukanye nyabingizi wacu, byirukanye karande, byirukanye amahembe, byirukanye abarangi, byirukanye abarozi. Ntabwo narekeshwa ibyo bihe. N'abari kuntwara mu kigare no kwirirwa mpungabana, bari abagabo n'abagore n'abasore, hari abagabo n'abasore barekeshejwe amavuta yabo no kwirirwa bahungabanira hejuru y'amajipo y'abagore ngo bibyuke, ngo b'inzobe n'ab'ibikara. Ndakuhakaniye kurekeshwa amavuta n'ibyo bintu ni umwaku. Gukizwa nabi bitera umwako, gukizwa nabi bitera umuruho, gukizwa nabi bitera umuze mu mubiri. Yemwe bene data muze dukizwe neza, bitera umwaka. Hari abagore n'abakobwa barekeshejwe amavuta yabo no kwirirwa bahungabanira hejuru y'ababaha 5 n'10 babakoresha ibyaha. Umwera uravuga ngo mfite amavuta ahumura neza, niyo atarabona abakiriya ahateretse abahumura. Turi impumuro turirimbe, turi impumuro y'isi, turi impumuro y'isi, sedena mandemani katifa ba sadinga ni wazia bakatita komema oninganifa. Turi impumuro y'isi, turi impumuro. Hari abantu barekeshejwe amavuta yabo ngo bageze ku mutini atereka ati njyewe nera imbuto bakazirya abantu bose bagakunda. Hari abantu barekeshejwe kuba impumuro no kubera babonye ngo hari ibyahiriye abapagani, ari byo bimwere niyo yavuze. Korari Amahoro yarabirimye, cyabakiranirwa bagubwa neza, warabateye bashora imizi, barakura bagira imbuto nyinshi, ariko bakure y'imitima yabo. Ariko bakure y'imitima yabo. Ukibaza kw'Imana yakuretse, ukabona ko yaguteranye, ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze n'ukuri. Ntabwo yakuretse, ntabwo yakwibagiwe, n'ukuri nubwo bimeze. Etadalase kanderiye vata esteza sofe ibibazo ovaketadobe, ntabwo yakwibagiwe, nubwo bimeze bityo. abibutswe n'Imana. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka, burya gusenga Imana turi imisozi, burya gusenga Imana ibintu birahinduka, burya gusenga Imana biri turi imisozi. Nukuri burya gusenga Imana ibintu birahinduka, burya gusenga Imana biri turi imisozi. Burya gusenga Imana ibintu birahinduka, burya
gusenga Imana biritura imisozi. biritura Imisozi. ntabwo narekeshwa amavuta yanjye y'igiciro, ntabwo narekeshwa ibihe byanjye. ibihe senga Uwiteka, binarura mu magara, ngo nigiraho datari, muganyira ibyo mu bihe by'umubabaro, bimumuriza umutima, enasa umukana bw'umwanzi, mu bihe byiza ukeneye inkunga y'Imana, n'ukuri ukeneye inkunga y'Imana, narabibonye ukeneye inkunga y'Imana, urugamba dukeneye inkunga y'Imana, ukeneye inkunga y'Imana. Arasanagari yabasa egazema efaze bodekenda madefa utizikafa. Niki kikurekesheje amavuta? Niki gitumye ureka amavuta? Niki gitumye ureka amavuta? Wirekeshwa imbaraga, wirekeshwa ibihe byawe n'uko uhuye n'ibikunyeganyeza, wibirekeshwa n'intambara, wibirekeshwa n'abakurasa imyambi y'umugenda, wibirekeshwa n'abakuvuga, wibirekeshwa n'ibigeragezo, wiyerekeshwa n'abakuroga. Oya, sinareka amavuta yanjye. Alalandala kandiri daradeva ezikasa. Bese ni muzi yuko muri bana b'Imana, bese ni muzi ko muri ba ambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru n'isi, abo mubirije mubamenyesha iby'iwanyu, kuki mwitesha agaciro? Siko muri abantu b'Imana, bese ni muzi ko muri ba ambasaderi muhagarariye igihugu cy'ijuru n'isi, abo mubwirije mubamenyesha iby'iwanyu. Hari ubwoko butavumika, ufite Imana nyamana yigendera muri bo, ntabwo bavumika, usaba se baramu, ntabwo bavumika, uramenye n'ubwako. Ayi n'abana muri Samariya, abana b'Imana numvishe inkuru zabo zinera ubwoba, bageze ku nyanja y'inyanja irabimenya, bageze i Yeriko irabimenya, ntabwo bavumika, uramenye n'ugapfe. Ayayayayayayaya, tera haleluya. Abaje gusenga haleluya, abafite imbaraga haleluya, abavuganye n'Imana haleluya. Kandi ibi bintu birakora, kandi ibi bintu birakora, kandi ibi bintu birakora, kandi ibi bintu birakora, kandi ibi bintu birakora. Umukozi w'umuhanga Yesu arakora, ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe, aruta itangiriro. Mana ngo yicyubahiro, umugisha utanga nta mubabaro wongeraho, umugisha utanga nta mubabaro wongeraho, zaguha umugisha wongera umugisha. Umukozi w'umuhanga Yesu arakora, ibyo ushaka bime